Hi guys, so welcome to my channel, Jen Actress. It's been a while guys, you missed me, I miss you so much too. Twaraburanye ariko I'm back guys. Akazi kabaye kenshi nukuri kumana nta bintu byoroshye shimo ndabeshya akazi kabaye kenshi mariye muto ukavuga ntabwo toduherukanye Shemsa mwatunaga ngewe Shemsa na Mike ariko abantu two bagenda mu kabura nako ibyo abona ikintu mwapfuye akazi kagenda kakakugira busy kakangira busy nkamagara Shemsa timeze bita kamwe ati ntago mari ukajya kuri Mike timeze bita ndi mu kazi ni muri shoot ukajya kuri Goretise bimeze bite ati nanjye ntago mari mananye tugapanga umunsi wo kubana bikanga finally abamfatishije gutya Shemsa nawe ari mu kazi gwe mvuze nimugoroba kabati nyenda kujyaho nimugoroba ariko thank you so much for visiting me baby. Murabizera ko nyine dusanzwe tuba amafaranga ariko muravuga ati mana byagenze basi ko basigaye njye bakambwira ngo ushango watoye ukazazana ngo Nadia cyangwa Shemsa ngutoshaka ko ngora uzakora prank ngo Miki ngo yakuvuze ngo na cyangwa Shemsa uzakorera prank Miki Nancha uzamukore prank byanyabyo ako Miki yabivumbura ko mu prank ni umwamikazi wa prank n'ikibazo nanjye bisigaye bingo twageye nsigaye mpanga prank nategeza kuri mukwa bati tsunde mu prank azamuriye prank hariya duheruka yagiye nsara yego nisaza ngigira umusazi niyo harya niyo duheruka yene nagukoreye oye ninjye wikoza aho niyo gukora nagusuye nigira umusazi ese wazamuriye igiprank ndonya ikibazo cyawe namaze umusigaye uramenye ibya prank Shemo ushaka kuzana kora prank abura nyine reka ko dukunda kuganira ibintu biri black sibyo wowe uzanyitumye mbeshye ibintu nyine wumva ko biri seriye uzi nyine mu bashaka ibintu biri seriye nyine uzambwira ikintu si ubyisariye ariko Imana izamfasha ngahita ntekereza ko ari prank ko mbikubwiye guys ndashaka kuza mureke uko ndashaka abantu babafana banjye nyine muze kugendera prank nahereza uyu mukobwa kandi ya danger nusome comment ndazisoma abana niwe bivuga ata uzayibona umwanya wo kongeraho kuri nimero yanjye inbox mu nyandike mugeti mva Jeanne we korera Shemsi n'umurira prank yakorera zahita nemera ko wowe ukarira se wowe amurakaza kubera prank bamukorera era wallahi mana we zahita menya ko umuhanga mana we ajya ngo ndari nasinzire mwabonye inshuti z'iki gihe nashaka ko ndyama se ndare minga muri biki nshaka ngo prank yatuma Shemsa arira so nayikuraho Imana yanjye bishaka Shemsa arira ahubwo turaburanye pe urura hari ngiye meze neza urura hari amashyo bamubwire ngo muraho neza muraho meze neza cyane amashyo cyangwa n'umuntu ugize umugore gusa amashyo asobanuye ntabwo menya ari amashyo y'inka ngaho nyambira ngo amashyo yose amashyo y'inka se ishyo ry'inka n'ishyo harya inka nyinshi se bazita ishyo inka nyinshi ziri ahantu hamwe zije ahantu aba ari ishyo bazita amaka ngo bazita amaka tujye gutaneza abantu bazita inka ni inka nyine muri rusange akuvuza amaka nyamara ntabikoze ko ari ishyo cyangwa ishya cyangwa ishyo cyangwa zamereke mbabwire abantu bacu b'abantu banjye nabo bose turabakunda mboneho no gupresenta agafilime guys nimuzacikwe kagiye kuzasohoka kuri channel yanjye amarira y'urukundo cyangwa amarira y'imanga amarira y'urukundo mana we ya Fabio amarira y'imanga ni filime ibabaje irimo message nziza yigisha ku rubyiruko ni nziza cyane harya bura amarira y'imanga ryaza barinde nande ubwo marira bari wowe nyine ni filime yanjye mfitemo imanga yanjye ubwo nyine basobanura kugira bagire amatsiko bazayireba urumva ni filime nyine mfitemo imanga yanjye kumva imanga imwe iba mu cyaro indi i Kigali baba baratatanye bose baba mu gahinda umwe abana na mama we undi abana na mukasi urumva ni filime izaba ari nziza pe guys rero ngenda barikiye kuzayireba
ni kuri Shemsa wa Kilaman. Mukore subscribe batarakora subscribe. Abantu muri kunyereka urukundo ndabashimira. Shamba kwa ngobwire nyine barabona baragerageza. Nanjye niyo mpamvu ngomba gukomeza. Ndashaka intege ngenda mbaye ibintu byiza birimo inyigisho. Kandi ikindi turabasabye mu mudufasha munadutereye. Okay, barukuntu bavuga ngo ndi ufite umufana wawe, arukuntu mutera inkunga y'inama ko nabyita ko ushaka kugira igitekerezo utanga cyane rwose ibitekerezo byanyu turabikunda kitanga igitekerezo cyawe kandi comment yawe I'll make sure ko nzajya nyisubiza nsubiza comment mujye mutera comment tubasubiza it's okay so guys rero essentially ngiye mugira inama nyine twirirwanye n'ubundi ngo tuvuze ngo ni gukiza waretse Nadia yagiye kuza mureke guys reka tumukore prank ararira none mva nashatse njye ngati feed zira prank ibaze ko nabo twiganye abana twiganye ngati ura mukobwa basiramo kona bavuga none uko mana we ngo nuko aho ndaza gucikwa nseke navuga kuri bara no Jojo nyine ni ubona bari ba prank azanye nyine turunkira niwe muntu wa mbere ujye ngati feed uriya mukobwa waranze tsaro yatangiye kuvuga ngo mana we ibaze ko muri quartier yacu abantu bose ari abantu bacuruza aho hose hose duhuri nari byangiye musige mvuga mana we akantu kose mana we ubu nazo tukamubeshyera abo bwira sho tumuhire prank tumukoreye prank ararira nanjye ndabisukara none ushaka nkayiza ngo nsabira imbabazi n'abantu uzukuje banyanga umuntu agati ngenda kwanze kuba wakoze prank kuri umuntu unani n'umuntu mu bandi rero bakanyanga abantu bareba bino bintu mukajya mubyegereza ari ku mutima ngiye kino turaho ngaho kugira ngo muruhuke mu mutima njewe nubwo wenda naga babizi pakari prank base dukore prank sekeje base ibize gute dukore prank sekeje cyangwa twigira abasazi se tumeke na Nadia ze twigira abasazi tumukore prank y'abasazi nyine aze asanga wowe bakakora prank wowe umusazi katumukore prank wowe wasazi ushobora gusara yawe ujye guys mureke atamumbwiye Nadia tumukore prank ugerageza dusara turebe gerageza mbaye spect amane ngagenda none se tumukore ese video wajumba barira ari wagize umusazi kandi nyita kureba wasaze Nadia asubira Fidi yego mana we shemusaya bayi ndapfirano okay tumukoraga prank keza nyine gashimisha ariko kanababaje kahiriye uko muzige mu prank amwirukana mukababara bakananya ngo ngiye ngwera ruso nkunda kwanza tumukoraga prank nyine niko nyine ngiye kafashemo arabura nk'iminota byibuza veni kuko kuva nyabugoza none hafi utazi ko abantu barimo wowe nari twagiye kunsimbukira okay tugiye kumukora prank agiye kuza hanyuma iminota veni arabahageze kumwirukana igo mwirukane ugiye kwigira nkaho nyine ugiye kumugatira n'umugabo wanjye ntacyo ushaka hano umukozi arashaka ko ari njye uzajya gukora imirimo hano mu rugo yarambiwe ibiryo by'abakozi akumva ariko muganga asigaye yanga abakozi ari kumubwira kurumva aho umva ukuntu natwabigenza Nadia twamuhaye icyumweru yarengeje iminsi 4 ubwo hari hafi 2 weeks ataraza ikaze araza nyine yishimye kameramani turamubwira agihariye urumva hano gutya mu marira aha Nadia itese amakuru yawe suhuza neza nyine umeze neza nari mbakumbuye ko bari mwiza subiza se nawe we iki ngo nari ndushye mana yanjye mu cyaro mana yanjye mu cyaro hari inzara vugisha ukuri ntimuzongere kumena ibiryo basi nzajya nemera ndya ibiryo inda yende guturika kubera iki wendaga guhotoka nanjye guhotoka wambaye nari ngiye guhotoka ngakorera nanutse tubuze wumva ukuntu kabaye baranutse kandi seriye
none se amakuru y'iwawe guhotoka meza umuntu usa neza ameze neza ariko inzara irabishe ushatse wamara bibiri umfashije ako yanayako mbese umeze neza nese abantu bibonye mu mizi ntabwo icyakoze nyine ndibaza icyumweru cyose urengeje iminsi utarageraho mvire mfite ibi n'abatangiye mana we iki se bose icyumweru ratawumve buri muvandimwe ntabona ko waba umuvandimwe wanjye ndabizi abantu barira uyu nguyu yamaye icyumweru ndamubwira ati rero hagiye kurengaho iminsi ibiri ibyo nagiyemo byanze gukunda nta kibazo arabinyemerera cyo kutazoza bayami wawe wa mungana umwana wanjye ariye we araryamye ndumva ndananiwe ndumva mu ndari kumwe wakoze iki n'ubugeje ibyombo nakoboye umva akazi kari kagiye kukwica nagiye guhotoka kandi mbona warabaye mwiza noneho kubera akazi hari inzara mbonaho urabizi ko ubona n'inzara maziye nkora akazi kenshi kandi ahotoza inzara irahanyishe mwamaye ibyo kurya mana wese ubwo mwambabare none sinakubikira nakubikira ngiye guhoto ihangane ese tubwiye amakuru y'abanyirangamuntu byagenze bite narayibuze ngiye no kuzabireka imana yonyine niyo ibizi nimpfa nzapfa mana wese none byagenze bite nta ntangamuntu ufitemo ngo muri iki gihugu ese ko yanze gusohoka nzabigenze none ko nababwiye ngo uzi sari none se wabwiye ngo uzifotoza siko wambwiye narifotoje rimwe kabiri gatatu kane byanga gusohoka nabyihoreye singiye kuzasariza mu nzira bana yanjye ahubwo nongera kubona uzahamagara abantu b'iwanyu nisohoka bazayikurira bashaka yamugenda nuko na nimero zabo nafashe nimero ya sivile ariko ntayifite murasa muravugana ntabwo wavugana nabazi kuri byaze nkajya ngo nagutuze ndabazi ahubwo buriya iyo umuntu agiye guhotoka aje kwipfira mu nzira nyamvara cyane ni burage zarumva agenda uvare imyenda woge numara koga afata ibiryo none se umuntu arajya ninjya koga nayo itangwa muri dushe ugwe uragushora iki ushaka kurya utoze akoze kumeza igihe hano iragira atabanza wiriye njye ntabwo byamanuka ntoze inzara itakwiye abantu bo mu mujyi nibo bamuvuga ngo barakize do ngo umuntu ugiye mu ndavuye kandi sinzi ikintu kiri kumfatamo ariko mwari mumeze neza ese abaye amariye papa wese papa yagiye mu kazi abamara uri hano wenyine n'uyu mushyitsi nashamitse mana we urabona kujya ngo ngo ni nagakuzi mwiza izi nshuro bimubwiye ntabyazi batwara umunsi baza mubwira atagoye kuri mwiza buri munsi noneho arandeba paka nkagira arakwitegereza uko yagiye kwitegereza yagutegeye umusanga hano yarakoreye utashye ufite uriya mugore mwiza we uzi ko uri umukobwa uzi ngo ni mama koko uzi ko ngomba ufite umugabo yatetse ufite ikibazo ngo ni uko nagira ngo nagahinja ngo yewe uzi ko nanjye ngo muruta yaravugishijwe kugeza nawe arigiye uzana bakakuziza nkagira isoni gatuma ati najya kuzana ikintu hanze basi uruhukemo buriya nawe wabibonye ko yaba kukwitegereza ariko ujya wirebera aha turi mwiza nanjye ndi mu bisa sibyo ko n'ubundi byanarangiye hari ibisi nakubwira atakoje mwiza birakoze turateka iki nyuma natekereza ku byo guteka rero se n'ubundi amasaha atagiye nanjye ndateka ibyo abonye nadima nabanzanye banza wirire fata igikapu wigendera noneho uje uruhuke nese utabanje gushyira igikapu mu cyuma mba nabanje akwanzirira ibizuba nta kintu naza ntacyo ntacyo twabitumye nadima njye mubwire rata karameri mbere yo gufata igikapu mbere gufata gushaka hano mbere gufata gushaka hano ngenda nakoze iki se nuko njye nsaba ibi byose nuya ngewe ejo pe twabonyeshemo ni ngubu ndaguye kuba yaraje mu cyo cyumweru gishize ku cyumweru wa mbere kwa kabiri seriyeri fidi soba nabwo ibintu babeshya nundireho abanyabugore
rero mba twaraganije umuntu ngo aterure umukozi utari kuza ntabwo njye nikeneye ko ngiye gukora gukoresha abakozi mu rugo ndabona ngo uri kubyikora kariya kumwe twamaranye hano mu rugo namwe ngo byose n'ubuyobozi kubyikora kandi niko koshemo mbikora kumurusha Nadia yabyuka todo cya kare agakoropa akoza ibyombo umwana waje abyuka saa sita urabizaya abayo rero umuntu yitekereza akavuga ati n'undi yarafashe mu modoka yaje ati kandi kumubwira aza ndashaka kandi ize n'imana Nese urabigenza gute? arataha Se abasara muri ijoro ndajyaye ntabwo ni saa moya ijoro rimwe ntabwo byakunda pemiya mbabari ntabwo byakunda pemiya Nese kutemumenyesha. yose uko ntabimbwiye kare rwose nyiri kuri ataragera. ese nawe nareka nkubaze ufite umukozi mwabonye tugenda uza agakiza itariki nini uzi uko yishe akazi ka pemi abura hafi 300 baba bagiye kumuha mwana yanjye none babasi mamagare ntiyatinze Nawe wayatinze. mamagare musabe imbabari ahabye imbabazi nabyo kumuhamagara ngo wowe ihangana ngo nagusanga None mubabarire. yaratinze nawe mubaze ntiyatinze none Oya, se Nadia, wowe wambabariye waratinze. nkajya kurara iwawe Nabyo kurara iwanjye, urara iwanjye se. ndapfuye Ifite umukozi umwe nabyo abakozi babiri. Ahubwo mba rwose wambabariye yarara wenda nkajya nijoro kurara rimwe. ntabwo byakunda Nadia ugomba kudusubirayo ugataha rwose sidi wambabariye kuko ntuzamenya ngo mbigenze ni usa Nadia aransegera ngo nuko ngushaka ko arara mu nzu yanjye maze ubwo umuntu ahari Basi amagambo wamubwiye. mubwire iki se mubwire iki Arara ijoro rimwe. ijoro rihe se ararihe njye yarambwira ngo yazi ko ari munazi ngaho ibibazo rero nambwiye ati nawe ubwe namwe ukumva azakukiba watumyaza ngaho ibibazo perima amenye ko natumyaza musubiza inyuma urumva ngiye yamfata ati Ese ubundi yo kuki wagiye ugatinda kandi mwanumvikanye ko ugomba kumara icyumweru kimwe basi mbabara nawe ntiwabara ikinyere buryo wamaze iminsi neza nyine rega Nadia yaratwifatiye muri uru rugo abantu namusekera cyane akagira akabasuzuma uko Nadia yasuzugura urukundo ibiki ndashonje nzasubira mu cyaro ugisubiremo pe ko nicyo kikubereye ndamumagaza n'umugabo wawe n'umugabo wese nahanga abakozi bamenyerera umumamagara urozi ko umenyera mamagara ngo banye muvuga nikizi nshaka kukubaza ngo muvuga niki mumubwire basi arara ijoro rimwe. irejoro se nawe ngaho ibibazo umugabo wawe amenye yuko mwenda tuvuga ejo yaragiye Mana yanjye. akaza yarishe akazi k'abana ndabizi se mugende umucumbikire mana yanjye Njyewe ntabwo namucumbikira. tubura kwigira mbabari Basi muraza mu gikoni. nari igikoni cyane nyibe unyibe unyibe ntabwo uzi ko zibabwiye ngo babiruke bamushyire muri filime kari akagezemo Nadia yego nyine wakoze amakosa sibyo musaba imbabazi kugira ngo ubabarire. ntabwo byakunda shema basi kubera naruke mbabari yambaze wari se wanduhiye wari kumasobanuraga wari kumingira wari ushyira gukora iki sinaje kugukorera sinarinje nje kugukorera nanjye ntabwo ari njyewe Nadia nanjye rwose ndagukunda urabizi rwose ariko ntabwo byakunda ikindi kandi nanabihazi umva nahaze gutunga abakozi umva abakozi baravuna nanjye ubwanjye ahubwo umubare kwanjye naguhamagaye nyine nibeshye sibyo ubwo nigeze nabwo nigeze ceceka aho ngaho ikosa ntabwo ni iryanjye naribagiye guhamagara kandi amagaye mbwira ko ugeze Nyabugogo ntabwo tuba twavuganye ko umunsi uri buze Basi muhamagare. Amagara papa mana yanjye Nadia nundi cyo kuza shema baro mbwira Nadia nandire mu rugo oya Nadia nurira nanjye ndarira ntabwo umuntu urira nanjye amureka. Nukuri nturira. Ihangane reka ahamagara umutwari we wenda hari igihe wakubabarira ukarara ijoro rimwe. nasuka ndabimbwiye kare tugamaye nkajya kurara iwanyu basi undazi inyuma ya gate Ndetse. ntabwo Nadia yigira ikigoryi shana ukuntu ugira igicucu iwe si we niyo bafasha abantu bicaga hano yes babe Nadia is here I wanted to tell you that I was telling her to basi go nume tuvugane muvuga niki she's crying about mu bikini basi mbari nume muvuga niki nyine what is this Nadine is here
ngo nguki usomye icyongereza uzi ubwongereza wasetse. Yes babe. No, I just want her to go back to her house. I told her that we don't need another housemate. Sheba, I was doing everything by myself, Abby. I was doing everything by myself. I don't need any house helper anymore. That's what I'm telling her, that she should go now look for another job, Jare. And she's here crying for that's useless. I don't understand what she wants. What is in Nadine is here to No, she's not talking nonsense. I beg, leave her. No, what is here? No. Babe. Hello, babe. What is here, Nadine? Easy to shukura language we mwana we. Kagufunga wanje tumufunga. Mama gaya kama amarira. Nadia, urasekeje cyangwa n'ubuze byose. What is it? Ndavuga mbabara mu cyongereza ndatamugohereza akubabarira ndakubabarira vuga mu cyongereza mbabarira. Vuga sorry. I'm so sorry. Bagati ntabwo nzongera ngo gutinda. Ntabwo nongera muratinda. Oya nagari mu cyongereza. Vuga mu cyongereza ngo mbabarira papa bayo mimbabarira mu cyongereza kandi papa bayo mimbabarira ntabwo nzongera kwica. Papa bayo mimbabarira ntabwo mu cyongereza. Papa bayo mwantizi Nadine izi kishukuru ya mwana wena. Dari Franco chimachi. Mama ni nyamne kama vile na mundonya gukora akazi. Na umwana ndaga kuyisumbera igikara mu mwana. Ngenda nango basi mumetike ngende ibingibi ndabihaze no kuvuga ngini pranga n'ibiki maranye kansuri mu cyaro basi we nanzana nuke nshireho mama nawo nzabundangira akazi. What is Nadine here? What is here Nadine? Mbare basi munyihene ticyo yankoya nabyo kumbwira ngo cyo ngiye wahereye uyu nawe ni umugome mubi unaze gutabira basi tuguburakajwe ni basi none uko mwari mwabipanze nese ubu muri ko mwari hanze none mwete nyene ndari hanze nene se ubu muri izo kurante twari guseka yego dufite gahunda yo kweka twari guseka nose nubwo ndimara abana mu naraze hanarushye na nubwo mwamuha amazi ngo taha ngo twabonye ngakandi kazi ngo dusigaye tukikorera bagamugisha ibyongereza watiziya autopurate school ni simbizi ngenda taje ndataha ngo utopure yaze to school ryo ndavuze ibyo ngibyo basi nyihera ati oya sina duri serious ngenda taje ntabwo ndonya gukora akazi ko mu rugo zikabantu y'ugakora baragusuzugura Franka gamba bashira basi gusuzugura basi tubabarira kandi wowe nananira gunabibona ubwo tuwo ndavuze ngo baze ngo reba hari gamba bashira ngatubabarira ntabwo nshobora basi ngo dukore ntabwo nababarira cyo kwabona 50 tuguhe kese Bana de basi nakoze kuza sheri umva biragoye cyane guys mwakoze kuturenda musebe basi nyuma ngabasi suza abafana banyu
nanubona ni Mbabarira. mwiriwe yawe muranshimisha mwiriwe mwiriwe mo kakunda mana findi guys thank you so much nambabare mari twaza kugira guys ndaje nje kugura umuceri urimo inkoko n'agahinda karashira ndaba naje narabona n'amazi uyu nawe ni fidi wanjye ntabwo natunga abakozi babiri wanjye fidi niko yambwiye Manje twayipanze bari Nadia. Guys, thank you so much. Mwakoze ba Nadia arakaye mureke tuvaneho kamera. Tumusaba imbabazi. Amusaba imbabazi nyuma behind the camera. Ndavuga ko byagenze. Bye cyane cyane. Bye. Prank igenze na. Basanze zero. Prank igenze na. Yara.